byuka urye kandi unywe urugendo rurakomeje. Byuka urye kandi unywe urugendo rurakomeje. Kandi tuzaba dufite insanganyamatsiko y'amavuna yacu ivuga ngo itera bose. Itera bose. Itera bose ni inki, abatera ni bande? Ubwo ni ubuhanuzi. Reka dusenge. Mana yacu dukunda, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mpagaze muri ubu butaka bwera, aho Imana yeguriwe kugira ngo izina ryayo n'icyubahiro cyayo bihavugirwe. Ndagusaba ngo icyubahiro cyawe kimanukire kuri uyu musozi. Ndagusaba ngo ubwiza bw'Imana burabagirana bube kuri buri muntu wese. Ndagusaba ngo umwuka w'Imana utarahwemye kugenderera abantu batuye aha arushaho kuganza imitima yacu. Ndagusaba ngo ugabe igitero gikomeye ufatamire imitima y'abagabo n'abagore n'abasore n'inkumi ibyishyira hejuru kurwanya Imana byose ubicecekeshe, kugira ngo buri wese abere hano kumva ijwi ry'Imana, kugira ngo buri wese uhawe amahirwe yo kuba akiramye kuva uyu munsi dutangiye kuri iyi tariki ya 8 kugera ku itariki 22 z'uku kwezi dusoza. Turagusaba ngo icyubahiro cy'Imana kizagaragare. Buri muhungu wawe na buri mukobwa uzagera hano azataha abonye Imana, azataha yumvise ijwi ry'Imana bivugana n'umutima we. Ndagusaba Uwiteka ngo ntaba ari jye, ahubwo izina ry'Imana Data rihabwe icyubahiro. Mu gihe uyu mwanya tugiye kumbura Bibiliya ngo turebere hamwe insanganyamatsiko idubwira ngo byuka urye kandi unywe urugendo rurakomeje. Ndasaba ngo umuntu wese urugendo rwe rwahagaze cyangwa akaba yarishyiriyeho umugabo agasubire muri Egiputa, umugaruzi neza yawe. Abagikomeje urugendo udukomeze iteka. Mu maboko yawe no mu biganza byawe niho nshyize ubugingo bwanjye, niho nshyize ubugingo bwa buri wese wabigizemo uruhare n'uzabigiramo uruhare kugeza dusoje. Ubuntu bw'Imana n'amahoro bizabane natwe, mbisabye mu izina rya Yesu, amen. Amagambo tugiye kuganira nk'uko nabibabwiye, iyi nsanganyamatsiko muyizirikane. Byuka urye kandi unywe urugendo rurakomeje. Turajyana mu gitabo cya mbere cy'Abami, igice ni icya 17. Igitabo cya mbere cy'Abami, igice ni icya 17. Mbese waba ufite Bibiliya yawe ko nanjye mfite iyanjye? Ndifuza ko tugendana Bibiliya yawe kandi Bibiliya yanjye, reka tuzibumbure. Igitabo cya mbere cy'Abami, igice ni icya 17. Tugiye gusoma duhereye ku murongo wa mbere. Handitse ngo Eliya ateza amapfa yihisha ku kagezi kitwa Kereti. Umvuka ibyanditswe byera bivuga. Bukeye Eliya wita Ishupi, umwe wo mu masuke b'i Galeyadi, asanga Ahabu aramubwira ati, ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho, iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse aho nzabitegekera. Ibi byanditswe dusomye biravuga ngo bukeye, bivuze ko hari ibindi bihe Imana yari yarahaye Eliya ubutumwa, kandi biwabyiga neza ukurikiranye umuhamagaro wa Eliya. Eliya yari muntu ki? Ni umwe mu basuhuke bari baragize amahirwe yo kubona aho kwikinga i Galeyadi, kandi ubu busuhuke bwa Eliya bikaba naho bari batuye nk'umuryango. Imana yamwitegereje ari mu bantu banihiraga ibizira bikorerwa mu isi y'icyo gihe bikabatakisha, bikozwe n'abami bagiye bakurikirana, ariko kabutindi kurusha bose ni umwami witwa Ahabu. Imana yitegereza Eliya, uyu mugabo ari iwabo mu misozi, yasengeraga gukurwaho kw'izindi mana zasimbuye Imana, yasabiraga kongera kubakwa kw'ibicaniro, yasabiraga kongera kugaragara kw'abantu b'Imana bakora kandi bagenda nk'uko Imana yateganije. Mu gihe yahabwaga ubutumwa bwo gushyira Ahabu, mu gihe yahabwaga ubutumwa bwo kuvuga, Imana yamuvanye hari kimubonye mu mutima wo gusabira igihugu, wo gusabira ubwoko bwabo, wo gusengera ngo Imana izane amavugurura cyangwa impinduka mu gihugu ku bijyanye no kubaha Imana. Mwibuka ko umwami wayoboraga igihugu icyo gihe yabaga ari umuyobozi w'ibya politike, ariko ari n'umuyobozi mu by'idini. Yabaga afite ubushobozi bwo gutegeka iby'Imana,
ariko agendeye kuri politike yo kubaha Imana iyobora abantu ku Mana, kandi agashobora guhuza ibyo bintu byombi, abaturage mu bucamanza n'ubutegetsi n'amategeko, ariko bibaganisha ku kubaha Imana. Iki gice rero cyo kimutwereka yaramaze gukora inshingano yahawe gukora nyuma y'ubutumwa yahawe. Ndashaka kuvuga aha hari igihe yarageze he, byari byagenze bite? Ahabu wari warimuye Imana y'Abisirayeli, akimika Bali ndetse na Ashera kubwo kurongora umugore w'umukozi w'ibibi witwa Yezebeli. Bigerwa bica abahanuzi b'Imana bose barabarangiza, hasigara Gerere basenga ibicaniro by'Uwiteka. Bigera ubwo ibiranga Imana byose mu gihugu Ahabu yarabirimbuye biribagirana, buri kirango cyitwa ikimenyetso kivuga Imana n'ubutware bwayo abikuraho. Mana iha Eliya ubutumwa bwo gushyira Ahabu, kandi ubu ni ubutumwa bw'ikindi gihe butari ubwo yamuhaye bwa mbere. Nshaka kutuvugaho uyu munsi, abazagira amahirwe yo kuza mu gitondo nzababwira byinshi kuri uyu mugabo. Ndifuza ko mutega amatwi mukumva. Bukeye ubwo ni ikindi gihe, Eliya wita Shupi, umwe mu basuke b'i Galeyadi, asanga Ahabu aramubwira ati, Uwiteka Imana yo mu ijuru yambwiye ngo nta kime cyangwa imvura bizongera kugwa muri iyi myaka 3 n'igice keretse aho nzabitegekera. Nushaka kwiga iri somo neza uryige mu butumwa bw'inzandiko z'intumwa, harimo intumwa Yakobo igice cya 5, ibyanditswe ku murongo wa 16 n'uwa 17, biravuga ngo Imana ishobora kumvira b'iki gihe nk'uko yumvise gusenga kwa Eliya. Yasenze cyane asaba ko imvura itagwa, Imana iramwumva, imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa, ariko arongera arasenga, Imana igusha imvura. Haleluya! Nagira ngo babwire ko binyuze mu kubaha Imana, umuntu w'Imana afite ubushobozi bwo gutegeka ibihuje n'ubushake bw'Imana bikabaho. Numvaga muri buvuge ngo amen, ariko sinyubahatira uyivuga yivuga, utayivuga nuko atazi impamvu zo kuyivuga mu mutima we. Hano haranditse ngo bukeye asanga Ahabu amubwira ubutumwa buvuye ku Uwiteka, nta kime cyangwa imvura bizongera kugwa kereka imyaka 3 n'igice nishira. Umurongo wa 2, amaze kuvuga ayo magambo, hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, ubutumwa ukimara kubuvuga umwami arakajwe n'ubutumwa utanze, kandi mwari musanganywe inzigo, arakwica nta kabuza. None va hano ugende werekeye iburasirazuba, wihishe iruhande rw'akagezi kitwa Kereti ahateganye na Yorodani. Va hano ugende wihishe iruhande rw'akagezi kitwa Kereti ahateganye na Yorodani. Mbese murimo murumva Bibiliya? Haranditse ngo va hano ugende werekeye iburasirazuba. Ubwo aho yarari byasa naho twabyita ibirometero bike avuye ibwami kwa Ahabu, ariko Imana imubwira ko atarohokera ku mwami abadayimoni bamuzabiranije ari guhiga Eliya ngo amwice. None Imana itanze ubuhungiro ku mwana wayo, imwerekeje iburasirazuba. Mbese murimo murabyumva? Ahateganye na Yorodani, ahantu hafi y'akagezi kitwa Kereti, ko ariho hari ubuhungiro n'ubwihisho bwe. Eliya abigenza uko Uwiteka yamubwiye. Kandi umurongo wa 4, Imana iramubwira iti, hafi y'ako kagezi amazi yako niyo azagutunga, kandi negetse ibikona kuzajya bikugaburirirayo. Nagira ngo mbanze usobanure imirongo 2 cyangwa amagambo 2 muyatega amatwi. Icya mbere ni va hano, yagombaga kumvira. Haleluya! Irya kabiri, werekera iburasirazuba. Ntabwo yamubwiye kujya iburengerazuba, ntiyamubwiye kujya mu majyepfo, yamubwiye kujya iburasirazuba. Iyo wize ibyanditswe byera biduhishurira neza, ari igitabo cy'intambara ikomeye, ari igitabo cyitwa ibivuzwe byose, bitubwira ko izuba ubwaryo bisobanura Kristo, zuba ryo gukiranuka kwacu. Hanyuma rero kwerekera iburasirazuba yagombaga kwerekeza mu bushake bw'Imana, kandi akajya mu cyerekezo mu buryo busanzwe izuba rirasiramo. Ibyanditswe byamwerekezaga kurushaho komatana n'Imana, kandi mu cyerekezo cy'ubuzima bwe akabaho yitegeye Yesu, Imana yo byiringiro by'abantu. Igitabo cyitwa Abahirwa ni bande, nasomye amagambo akomeye avuga ngo, nk'uko ururabo rudashobora kugira ishusho n'isura y'ubwiza, nk'uko igihwagari
kidashobora kugira imbuto zirimo intete zikomeye keretse gusa igihe cyungura cyerekera aho izuba rirasira. Niko ubuzima bw'umukristo bukwiriye kubaho bwerekeye izuba ryo gukiranuka, kugira ngo mu kuvirwa nawe duhabwe imbaraga zo kwera imbuto zikwiriye abihannye. Haleluya. Ndasubiramo, nk'uko uburabo budashobora kugira amabara ateye ubwuzu, nk'uko igihwagari kidashobora kugira intete zirimo imbuto zikomeye keretse gusa igihe byumbuye byerekeye aho izuba rirasira. Mbese amagambo murayumvise? Kandi abantu bazi igihwagari indabo mwese murazizi. Niyo igihwagari wakizirika ukagishyiraho imigozi ngo kizarabe kizane kumbura kwacyo cyerekeye iburengerazuba, kirihindukiza utabizi kikajya aho izuba rirasira. Haleluya. Mbese umuntu waremwe ku ishusho y'Imana ufite ubwenge ntakwiriye guhora yerekeye ku Mana ngo ahabwe ibimutunga biyikomokaho? Igisubizo ni yego. Ururabo ntirushobora kugira amabara y'ubwiza keretse gusa igihe rwumbura, igihe umwumba warwo usohoka werekera aho izuba rirasira, nibwo rushobora kugira amabara akumburwa na bose, kugera ku impumuro yarwo n'uburabyo bwarwo bitera inzuki guhova, kandi ababyitegereje bakabibonaho ubwiza bw'ururabo bukomoka ku zuba rirurasiramo. Niko n'ubwiza bw'umukristo bukomoka ku isanagirana na Kristo buri munsi ku giti cye, kubwo guhora yerekeje amaso, ndavuga ibitekerezo, kuri Yesu Kristo we zuba ryo gukiranuka. Imana yabwiye Eliya ngo va hano werekere iburasirazuba. Iryo ni ijambo rikomeye ukwiriye gushyira ku mutima. Kandi wihishe iruhande rw'akagezi kitwa Kereti ahateganye na Yorodani. Akagezi ubwako mwibuka ko Yesu niwe soko y'amazi y'ubugingo, kandi iri jambo ahateganye na Yorodani, Eliya yari ari mu gihe cy'ibigeragezo bikomeye. Indirimbo yacu ya 47 ibamo igitero kivuga ngo Yorodani isumira hose ariko ntinyuka kuyambuka. Hano nagira ngo utege amatwi wumve. Yorodani isumira hose ni ibigeragezo by'umukristo, kandi uko gushungurwa n'uko kugeragezwa mu buryo bumwe Imana ikoresha kugira ngo igikoresho cyayo gitunganye, igikureho inkamba. Niba ari ibuye ishaka gushyira ku nyubako yayo, irikureho ibikocamye n'ibiri buza guhagarara mu mwanya rishyirwaho rigomba gushyirwa. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire aya magambo ari ngoherwa ni bane paje ya 13, haranditse ngo ibyo bigeragezo uko bitema, uko bisena, uko bikerera, ngo ni ibintu bibabaza kandi birakomeye kunyuzwa hagati y'ingasire n'urusyo, ariko ibuye ryamaze gutunganywa kuringanizwa niryo rishyirwa ahantu haryo ku nyubako y'Imana ngo ryubake ingoro y'Uwiteka. Iyo nyubako ivugwa ni umutima w'umuntu, ni imibereho y'umwizera itunganirizwa mu bigeragezo mu mugambi w'Imana, ni ukuboneza imico n'intekerezo zacu ngo iduhindure abahungu n'abakobwa bayo bashikamye. Aya magambo aratubwira ngo aho rero hafi y'akagezi kitwa Kereti hateganye na Yorodani uzajya unywa amazi y'ako kagezi ntiyazagutunga, kandi nigetse ibikona kujya bikugaburirayo. Ndababwiza ukuri, iyi ntara ya Nyamirembe menya nta mubwiriza reka mvuga ngo uzwi muri iki gihugu utarahagera ngo ahabwirize. Shimi ndabeshya aratabwira. Abashoboka barahageze. Abo babwiriza abavuye Amerika, abavuye France, abavuye Belgique n'ahandi bakaza bakabwiriza aha, abo bose bagereranywa n'ibikona. Ikintu kibabaje muragisoma ku murongo wa 5, umwuka aragendagenza nk'uko Uwiteka yavuze, ajya kuri ako kagezi kitwa Kereti ateganye na Yorodani agumayo. Ibikona bikajya bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye nuko bwije, kandi akajya anywa amazi y'ako kagezi. Ibi bikona rero nagira ngo mu bitega amatwi mu byumve. Igikona Habimana Eduard cyaje kizanye umutsima. Mbese murimo muranyumva? Kizanye iki? Abavuye mu Burayi baraje, abavuye muri Amerika baraje. Kimwe mu bintu biteye agahinda kandi bibabaje nasomye ntamene ku mutima, ni amagambo avuga ngo abagabo n'abagore babwirije ubutumwa bwa marayika wa 3 ariko batejejwe nabwo
bazava ku izima, bazava ku kejo, bazihakana ibyo bari bahagazemo, kandi imyanya bamazemo igihe ari abahamya b'Imana. Ibyo bintu bazavuga ko bari barayobye. Mbese uyu munsi barahari cyangwa ntabahari? Bazavuga ko bari bibeshye, bazavuga ko imitsima bajyanaga mu by'ukuri kwari ukuyobya abantu. Ariko igitangaje ni uko bari bahagaze mu mwanya w'igikona kijyana inyama kikajyana umutsima, ariko kitazi uburyohe bwawo. Ntabwo ibikona byari byemerewe kurya ku mutsima bishyiriye Eliya, ntibyari byemerewe kurya ku nyama bishyiriye Eliya. Byari bifite itegeko riva ku Uwiteka: mujyane izi nyama n'uyu mutsima mubishyire umuntu w'Imana, mubishyire abantu b'Imana. Ariko Imana ishimwe ko twe tutari ibikona nk'inyamaswa igikona kiguruka, ahubwo turi abantu. Haleluya! Umugabura, pasitoro, umukuru w'itaro, umubwiriza mugenzi wanjye ushobora kubwiriza ubutumwa butamugiriye umumaro, uwo ni igikona. Kandi uwo nataba amaso ibyo yabwirije azabyihakana, kandi azahinduza ubusa ibyo amaze igihe kirekire akora muri uyu murimo, agaragare ko rwose mu by'ukuri isano ye n'Imana itigeze yubakwa mu buryo bwuzuye. Ndavuga ngo babwiriza bagenzi banjye, bayobozi bagenzi banjye, mureke tube maso. Natwe nubwo tujyana umutsima, mureke ubwo Imana itatubuza kuwurya tuwurye mu izina rya Yesu. Mureke ubwo Imana itatubuza kunywa aya mazi, natwe tuyanywe mu izina rya Yesu. Igice cya 19, igice cya 19, najyaga kuvuga igice cya 18, ariko reka mbabwireho gato. Nyuma y'imyaka 3 n'igice Yamana nabwiye Eliya kwihisha, nyuma y'ibihe bitandukanye naho yagombaga kwihisha. Murabizi ko yagiye Kareti. Igihe gihise Imana yereka Eliya, iramubwira iti ndashaka kusanga Ahabu. Mbese turimo turagendana. Eliya ati none Ahabu yanyica. Imana iti umwuka wanjye azabana nawe, musanga umubwire kuriho, kandi umusabe ko ejo muzahurira i Karumeli. Eliya ayobora icyo gikorwa, kandi abahanuzi baba bari ibyo barwanye nabyo n'ibyo bagombaga gutamba. Itegeko nuko Imana iri basubirisha umuriro, ariyo Mana nyaki. Maze Imana ibwira Eliya ko agiye kugwa imvura. Eliya arasenga, bigera ubwo abona ikimenyetso cy'uko imvura igiye kugwa, maze abwira Ahabu ataha bihuta imvura itakunyagira, hagiye kugwa imvura y'umugwajoro, imvura y'impangukana, imvura idasanzwe. Kiza amagara yawe. Ndasaba Imana ishobora byose ngo muri aya materaniro Imana itugushirize imvura mu mutima. Ndasaba Imana ishobora byose muri aya materaniro ngo Imana itugushirize imvura mu mutima. Mwumve, iyi mvura itaragwa ikubye kandi ikubirije, Ahabu agerageje kugenda umwijima umubuza gutambuka, Eliya mujya imbere amubera umucyo n'urumuri, maze ifarashi ikurikira Eliya. Eliya ayobora ifarashi y'umwami ayigeza ku marembo y'i Samariya. Eliya yikomereza inzira ye, Ahabu yinjira iwe, Ahabu ageze iwe. Igice cya 19 umurongo wa mbere. Nuko Ahabu atekerereza Yezebeli ibyo yari yarakoze byose, kandi nuko yicishije abahanuzi ba Bali n'Abashera inkota. Maze Yezebeli ararakara. Yezebeli agira ate? Yezebeli ararakara, ahera akatuma intumwa kuri Eliya zimushyira ubutumwa buvuga ngo Eliya we, ubugingo bwawe ninabuhwanye n'ubwaba wishe. Ejo nk'iki gihe Imana zanjye Bali na Ashera bizabimora ndetse bikabije. Ubu butumwa bwageze kuri Eliya ari ubutumwa bwikubagaho, kandi yabugerejweho uyu munsi. Eliya ari bupfejo. Eliya uwakoze ibitangaza, Eliya watunzwe n'amazi y'akagezi, Eliya wagaburiwe n'umukecuru agafu ko kurushi kakabatunga igihe Imana ikora ibitangaza. Eliya wariye inyama zivuye mu kanwa k'igikona, Eliya wariye umutsima uvuye mu kanwa k'igikona. Eliya wabonye Imana ikorana nawe acika intege. Mutega amatwi mwumve. Ubutumwa bwa Yezebeli buravuga ngo ubugingo bwawe ninabuhwanye n'ubwawe ejo nk'iki gihe Imana zizabimore. Ntabwo ari Imana rurema, ntabwo ari Imana rugira rugize byose, ntabwo ari Imana yo mu ijuru yavugaga ibigirwamana. Aravuga ati bizabimore ndetse bikabije. Murongo wa 3. Eliya yumvise ubwo butumwa, Eliya byumvise arahaguruka, arahunga ngo yikize, ajya Sheba y'Ubuyuda, abari wasiga umugaragu we. Ajya
i Berisheba y'Ubuyuda aba ari hasiga umugaragu we. Ariko Eliya we agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba, ahageze yicara munsi y'igiti cy'umuretemu yisabira gupfa. Ubwo urugendo rw'umunsi umwe ni ukuva abonye ubu butumwa kugeza ku munsi yagombaga gupfiraho. Akibwumva ubu butumwa yahise agenda, amara umunsi wose Eliya yicara munsi y'igiti cy'umuretemu asenga isengesho ry'umunyantege nke ati, Uwiteka ndabirambiwe, icyabimara ubu nuko wakuraho ubugingo bwanjye, kuko ntaruta abasogokuruza ubwiza. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ko isengesho Eliya yasenze, uyu mwanya hari abasore bari muri iri teraniro n'inkumi bari kurisenga. Nagira ngo mbabwire ko isengesho hari abagabo n'abagore bari kurisenga. Nagira ngo mbabwire ko hari abakecuru n'abasaza bariho basenga iri sengesho. Nagira ngo mbabwire ko harimo mu bayobozi b'itorero barimo basenga iri sengesho. Iri sengesho ry'intege nke, iri sengesho ry'ubwoba, iri sengesho ry'ibikangisho bya Satani, ni isengesho ry'agasuzuguro ka Satani ushobora kuza ku bugingo bw'umugabo cyangwa umugore wigeze kubaha Imana, akamutera ubwoba, akamubwira ko bidashoboka kubaho, ko urupfu ari rwo rumutegereje. Ariko nagira ngo mbabwire ko dufite Imana ikura no mu rupfu. Nagira ngo mbabwire ko dufite Imana ishobora byose, ishobora kureba umunsi wo gupfa k'umuntu ikamwongerera igihe cyo kubaho, abagambiriye kumwica bakamureba ariho bagakorwa n'isoni. Haleluya. Mbese aha nta batangabuhamya babyo? Bamwe muri mwe mwacukuriwe imva, abandi muri mwe mwagezwe imihoro, abandi mwagezwe amafuni, abandi mwaciriwe icyobo cyo gupfa. Imana ibacira kanzi, ihabwe icyubahiro. Byari mu mugambi w'Imana kugira ngo Eliya nabaho amenye ko muri Isirayeli hari Imana ishobora ibingana iki. Haleluya. Mbese Imana ibasha kurinda umuntu wayo, mbese Imana ibasha kurokora umugaragu wayo, mbese Imana ibasha kubeshaho n'igihe umuntu yikatiye urubanza avuga ngo kubaho byo ntibigishoboka, icyo akora kira ubugingo bwanjye. Iyi Mana niyo nshaka kuvuga kuri uyu musozi. Iyi Mana niyo nshaka kubabwira, kandi iyi Mana ishobora byose, Imana ya Eliya niyo Mana yacu uyu munsi, ihabwa icyubahiro. Ibyo yakoze kuri Eliya yabikoze no muri iki gihugu, kandi izakomeza ibikora iteka. Hahirwa abayiringira. Mutega amatwi mwumve. Eliya agenda urugendo rw'umunsi umwe, yicara munsi y'igiti asenga isengesho ryo kwisabira gupfa, isengesho ry'umunyantege nke. Mana ndabirambiwe, ubu icyabimara nuko wakuraho ubugingo bwanjye. Nshuti zanjye, nagira ngo babwire ko benshi basenga aya masengesho. Umuhungu mwahanye amasezerano cyangwa umukobwa, one day akakubwira atumva na nyina wundi abyara umuhungu di, ugumana ibyawe nanjye najyana ibyanjye. Nagira ngo mutega amatwi mukobwa, nawe musore uri muri iri teraniro, ntabwo ubuzima bwawe burangirira kuri uriya muhungu, ntimunarangirira kuri uriya mukobwa. Uriya mukobwa si wo buzima bwawe, uriya muhungu si wo buzima bwawe. Ukwiriye gukomeza ukagira icyizere cyo kubaho. Byuka uryekanwe, urugendo rurakomeje. Nagira ngo mbabwire ko uyu munsi dufite abagore bubakiye ubuzima bwabo ku bagabo babo, bubakiye ubuzima bwabo ku bagore babo. Avuga ati umugore wanjye, avuga ati umugabo wanjye. Mbese uwo aramutse aguhindutse byagenda bite? Mbese uwo aramutse atunguwe n'urupfu akakuva mu biganza agashyiramo umwuka byagenda bite? Nagira ngo mbamenere ibanga abagore muri aha namwe bagabo. Hari uwo kwiringirwa utari umuntu, hari uwo kwiringirwa udahinduka, hari uwo kwiringirwa udapfa, uwahoraho iteka ryose. Kandi aba mu ruhande rw'umwiringira, naho waba wapfuye yakuzura. Amen. Mutega amatwi mwumve neza. Mbese umuhungu ukubwira ngo aragukunda, ngo akubuze ntiyabaho, asanze uri gusamba yakongerera isaha yo kubaho? Ntabyo ashoboye. Mbese umugabo wakwihebeye, wabyariye abana, mu by'ukuri aramutse aguhindutse akishakira undi mugore byakubuza kubaho? Ndagira ngo nkumenyesha ko aha ndimo ndasobanura Eliya. Eliya ahagarariye abantu bose mu ntege nke, mu bihe n'ahantu no mu mwanya runaka. Cya gihe wumva wihebye, cya gihe wumva bitagishoboka, cya gihe ubona nta garuriro birangiye, Imana ibikira, Imana ishobora byose. Haleluya. Haleluya. Iwo mwanya Imana ibikira, Imana ishobora byose. Eliya mu mutega amatwi, umurongo wa 5 haranditse ngo
nuko yiryamira munsi y'igiti cy'umurotemu arasinzira. Agisinziriye marayika araza mukoraho aramubwira ati byuka urye. Haleluya. Somo ryacu riravuga ngo byuka urye kanwe urugendo rugize gute? Abakinyuma muza muri biganza impande zose abanyumva ntabwo ndi buhagarare. Numwumva ko ibyanditswe byera bivuga. Haranditse ngo nuko arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we, ararya aranywa arongera ariryamira. Nagira ngo mbabwire ko mu bihe abo bantu bazaga twamaze kuvuga bazanye ubutumwa, bamwe muri mwe barakangutse bumva banejejwe n'urukundo rw'Imana, bumva Imana irabasabye, bumva umunezero n'ibyishimo bibateye gukunda ibyayo, ariko haciye akanya bararambirwa. Bamwe baragwa babivamo, abandi ikirenge kimwe bagihagaritse mu by'Imana, ikindi gihagaze mu ngendo. Ariko murimo muranyumva? Nagira ngo mbabwira ko hari ibihe bitandukanye Imana yagiye ikanguramo imitima yacu. Bamwe muri mwe mu bicuku bya nijoro ijwi ryababwiraga ngo byuka usenge, rikababwira ngo byuka usoma hana, rikakubwira ngo dore igitabo iki n'iki, ukumva umunezero wo gukunda iby'Imana ukuzuye mu mutima. Ariko nagira ngo mbabwira ko bamwe muri mwe Satani yarababuye, Satani yarabambuye, Satani yabibiye ibihe, Satani yabakuyemo imbaraga, Satani yabamazemo ubushobozi, musigaye mumeze nk'abandi bose. Nukuryama nk'itungo ukabyuka nk'amatungo, nukuryama nk'abatagira Imana ukagenda nk'abatagira Imana, nukurya nk'abatagira Imana ukambara nk'abatagira Imana, ukabaho ubuzima bugaragazwa n'ibimenyetso by'uko nta Mana ufite. Bana b'Imana, nagira ngo muri iyi saha mutege amatwi neza mwumve. Nuko Eliya agenda urugendo rw'umunsi umwe, ahageze yicara mu giti cy'umurotemu arasenga ati Uwiteka, icyabimara ubu nuko wakuraho ubugingo bwanjye. Mu yandi magambo, ikiza ubu nuko napfa. Ariko nagira ngo mbabwire ko Imana ishobora gukura umuntu mu rupfu ikamuha ubuzima. Imana ishobora kumva isengesho ry'umuntu wisabiye nabi kubw'imbabazi zayo ikamusubiza neza, kuko izi icyo akeneye kuruta icyo we asaba. Niyo mpamvu uyu murongo utubwira ngo akiryamye asinziriye marayika uvuye ku Uwiteka aramanuka. Haleluya. Nimurebe inama y'Imana iteranye, abamarayika b'Imana Imana irabahuruza iti nimubanguke, bose baraza. Nuko Imana irababwira iti nimutabare Eliya. Nimutabare nde? Eliya wa muntu wishe abahanuzi b'abari Karumeli, yaciwe intege n'iterabwoba ry'umugore, umutima urahagaze arimo arisabira gupfa, none ikibazo afite ntakibonye n'inzara. Haleluya. Nimumushyire umutsima mumuhe n'agacuma k'amazi, ibyo yabonaga ku kagezi kakayati ntakibibona, none nimwihute mu mugaburire. Haleluya. Nagira ngo mbabwire ko Eliya ndimo mvuga uyu munsi ni wowe uhagaze mu mwanya wa Eliya. Imana yarebye inzara ufite, Imana yarebye ibibazo urimo, ibona ingorane ikomeye ufite, nuko udaheruka kurya umutsima nta n'amazi uheruka. None abamarayika Imana yabohereje, abo twiganye kare nababwiye ko abamarayika 100,000 babana n'umugabo w'ubutumwa bwiza, kandi buri wese uzaterana muri ayo materaniro bishingira kubaho kwe kuva iyo gahunda itangiye kugeza igihe izasoreza. Haleluya. Ntuzaterwa ubwoba nijoro uzagenda, ntuzaterwa ubwoba n'igitondo, ntuzaterwa ubwoba n'ikigoroba, ahubwo uzamenye ko abamarayika 100,000 bandinze, nawe ufite umugabane w'abakurinda. Uvuye aho utashye ugarutse uza ku rusengero uzaba uri mu burinzi bw'Imana. Imana iraba gucika intege kwa Eliya, ireba n'impamvu yabiteye, isanga nuko Eliya adaheruka kurya, isanga nuko Eliya adaheruka kunywa. Irangije niyita ku magambo Yehova guyasenga, ireba ikibazo afite iragikemura. Haleluya. Marayika araza azanye umutsima n'agacuma k'amazi, aramukangura aramubwira ati Eliya we, unadikarabe, byuka urya kanwe urugendo rurakomeje. Igitabo cy'abahanuzi n'abami haranditse ngo yarakiri mwiroro, akangutse ko kabona agacuma k'amazi abona n'umutsima. Eliya ararya aranywa, ntiyari yumvise neza ijambo rivuga ngo urugendo rugize gute. Arongera ariryamira, arongera arasinzira. Marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho. Ni ubutumwa bwongera gusubiza intege mu bugingo, ni ubutumwa bwongera kuzura uwapfuye, ni ubutumwa buduhishurira ibanga ryo kuzura umwuka wera, ni ubutumwa buduhishurira iby'iki gihe n'intambara iri hagati mu byaremwe, kandi iri hagati y'ikibi n'icyiza, igira ingaruka z'umwihariko ku muntu
abantu bapfa gucungurwa tubonera mu maraso ya Yesu yameneye i Karuvari. Niyo mpamvu Imana yabwiye Eliya inshuro ya kabiri ngo yewe Eliya we byuka urye kandi unywe, uru rugendo runini ruragukomereye. Niyo Mana ikuzaniye ubu butumwa. Niyo mpamvu insanganyamatsiko ntangije muri uyu mugoroba iravuga ngo byuka urye kandi unywe, urugendo rugize gute? Rurakomeje. Ntabwo rukomeje gusa, rurakomeye. Ntabwo rukomeye gusa rurimo n'urupfu, ntabwo rurimo urupfu gusa, rurimo imibabaro, ariko hahirwa uyihangana akageza imperuka kuko ariwe uzakizwa. Nimwumve murongo wa 8 haranditse ngo nuko Eliya arabyuka ararya aranywa. Haleluya! Eliya arabyuka ararya aranywa. None mwari muziki iyi gahunda tuyitangiye ari mu gitondo na nimugoroba, mbese murabyibuka? Reka ndiye abantu bavuga bati Mana natwe turifuza kubyuka ngo turye kandi tunywe, ubwo tuzaniye twumvise ijwi ryawe ritukangura. Witeguye kurya mu gitondo ukajyana nimugoroba? Witeguye kurya mu gitondo ukajyana nimugoroba? Imana yiteguye kubaha, namwe nimwakire mu izina rya Yesu. Eliya abyuka ararya aranywa. Iyo ndayigendera iminsi 40 n'amajoro 40, agera ku musozi w'Imana witwa Horebu. Aha yageze niho yaherewe amakuru, ahaherwa amahame, ahaherwa amabwiriza y'urugendo rusigaye n'inshingano agomba kuzuza, kandi ko atazapfa icyerekezo ari mu ijuru. Haleluya! Eliya wisabiraga gupfa nyuma y'inshingano yujuje amaze kurya umutsima, amagare n'amafarashi byaramanutse, Eliya bimwimirira mu ijuru. Eliya agiye mu ijuru adapfuye. Nagira ngo nubwo twapfa, nubwo twarama, tube mu biganza by'Imana. Somo risoza ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana igice cya 6. Abafite Bibiliya nimuhumburizanye tugendane. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana igice ni cya 6. Ngiye gusoma mereye ku murongo wa 35. Yesu arababwira ati ni jye mutsima w'ubugingo, uza aho ndi ntazasonza na hato. Amena. Nunyizera ntabwo azagira inyota na hato. 3:6. Ariko ndababwira ukuri yuko mwambonye nyamara nimwizera. Uwo Data yampaye wese aza aho ndi, kandi uza aho ndi sinzamwirukana na hato, kuko navanywe mu ijuru no gukora ibyo nishakiye, ahubwo nazanywe no gukora ibyo wantumye ashaka. 39. kandi ibyo uwantumye ashaka ni ibi, ni ukugira ngo mu byo yampaye byose hatagira na kimwe nzimiza, ahubwo ngo nzakizure ku munsi w'imperuka. Kuko icyo Data ashaka ari iki? Ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzure ku munsi w'imperuka. Abafite Bibiliya murongo wa 51 haranditse ngo ni jye mutsima muzima avuye mu ijuru, umuntu naryo uwo mutsima azabaho iteka ryose, kandi umutsima azatanga kubwo bari mu isi kugira ngo babone ubugingo ni umubiri wanjye. Murongo wa 53. Yesu arababwira ati ni ukuri ndababwira ukuri yuko nimutarya umubiri wanjye nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu nimunywa n'amaraso ye, nta bugingo muba mufite muri mwe. Urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Imana ihabwe icyubahiro. Nagira ngo mbabwire ko igihe tubumbuye Bibiliya dutya, ukaba wicaye uteze amatwi, burya tuba turimo turya umubiri w'umwana w'Imana. Igihe twiga amagambo y'Imana mu Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, igihe twicaye mu materaniro duteze amatwi, igihe cyihariye cyawe wenyine ku giti cyawe, cyangwa igihe mwigira hamwe mu muryango n'itsinda ubasha kwigana naryo, burya tuba turimo turya umwana w'Imana. Haleluya! Uyu mwanya maze korali ririmba, twarimo turya umwana w'Imana, twarimo turya umutsima w'ubugingo, twarimo twakira umwana w'Imana binyuze mu mutsima w'ubugingo ariyo Bibiliya. Nshuti zanjye, Yesu aravuze ku murongo wa 51 ati ni jye mutsima muzima avuye mu ijuru, umuntu naryo uwo mutsima azabaho iteka ryose, kandi umutsima azatanga kubwo bari mu isi kugira ngo babone ubugingo ni umubiri wanjye. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Nimwumve neza, Yesu yasize byose. Yesu yemeye gusiga abamarayika bamucurangira, asiga ijuru ry'ibyishimo n'umunezero. Uwari Imana ahinduka umuntu,
uwari umuyobozi w'ijuru n'isi ahinduka umuretwa wo mu isi, insuzugurwa n'umuntu uciriritse, kugira ngo njye nawe aduhe agaciro twambuwe n'icyaha, akadusubiza binyuze mu rupfu rwe n'umuzuko we, kandi amaraso ya Yesu umwana w'Imana atwezaho ibyaha byose twakoze. Muri uyu mugoroba nagira ngo nongere nibutse abantu, byuka urye kandi unywe, urugendo rurakomeje. Hari abantu urugendo barutangiye ariko barusoza hatariho. Bamwe barushoreje mu busambanyi, abandi barusoreza mu businzi, abandi barusoreje mu buhakanyi, inyigisho zidahura n'amahame twizera. Abandi barimo bararusoreza mu gusubira inyuma kwa bucece, bari mu makorari, abandi bari mu nshingano n'indi myanya tubamo muri iri torero, ariko umuntu yarapfuye ahagaze, ibyamuka kuri we byaramaze guhagarara, isoko yarakamye, amasoko y'iby'ubugingo yarazibye, ariko Imana ishobora byose ibasha kutuziburira isoko yazibye mu izina rya Yesu. Kandi imbaraga y'Imana ishobora byose ishobora kumanukira ku muntu wapfuye ahagaze, agahabwa kuzuka mvajuru, kuko dufite Imana ishobora byose. Bana b'Imana, nagira ngo uyu murongo mushyireho umutima, aho Yesu avuze ati nishe mutsima muzima wavuye mu ijuru, umuntu naryo uwo mutsima azabaho iteka ryose, kandi umutsima azatanga kubwo bari mu isi kugira ngo babone ubugingo n'umubiri wanjye. Imana ihabwa icyubahiro. Uwo ni umurongo wa 51. Ariko umurongo wa 53 Yesu arababwira ati nukuri ndababwira yuko nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu nimwe n'amaraso ye, nta bugingo muba mufite muri mwe. Urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Amen. Kuko umubiri wanjye ari ibyo kurya by'ukuri, n'amaraso yanjye ari ibyo kunywa by'ukuri. Urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye aguma muri nje, nanjye nkaguma muri we. Haleluya! Mbega amagambo meza, mbega amagambo atangaje, mbega amagambo y'ibyiringiro. Imana igushoboza kurya umutsima, Imana igushoboza kwakira amagambo yayo, kandi uyu mutsima tugiye kumara ibyumweru 2 turya, nawo bashyiriye ku meza. Ari Bibiliya, ari umwuka w'ubuhanuzi, ariko reka byibura mbwira abantu ku bitabo 2 bishya. Igitabo cyitwa Kwizera n'imirimo, igitabo gishya, nuko hari n'ibindi bishya. Hanyuma n'igitabo nanone gishya cyitwa Ibihamya by'itorero umuzingo wa 6. Ibwira ko indi mizingo mwayibonye. Ibi ni byo bitabo dufite bishya, nubwo nibimaze iminsi hari abatarabigira, ariko iryo tangazo ryari ngombwa. Ku musozo rero dufite imitsima y'ubwoko bwose. Dufite umutsima wo kubura ibyanditswe byera mu gitondo na nimugoroba, ariko dufite n'umutsima nk'imizingo y'ibitabo, aho buri wese afite uburenganzira bwo kwitungira ibitabo by'itorero, uhereye ku gito ukageza ku kinini, mu rurimi wiyumvamo, ari Igifaransa, ari Icyongereza, ari Ikinyarwanda, umwuka w'ubuhanuzi n'ibitabo by'ubuzima ku bashobora kumva indimi z'Igifaransa ndetse n'Icyongereza. Aha dufite ibitabo bivuga kuri kanseri, igitabo cya kanseri gusa. Dufite ikindi kivugaho uko wamenya kwirinda kanseri, cyangwa niba uyirwaye uburyo wahangana nayo binyuze mu bintu kigutegurira kwikorera ubwawe. Dufite igitabo cya diyabete yamaze abantu hano. Ni gute umuntu wamaze kumenya ko afite diyabete yamenya guhangana nayo, cyangwa se niba atarayirwara ni gute yakwirinda kurwara icyo cyago? Byose birahangaha. Soza nagira ngo ntanga amahirwe umuntu uri muri iri teraniro ushaka ko Imana imubyutsa ngababyutse arye anywe kugeza kuri uyu musozo, azaba ahawe imbaraga zo gukomeza uru rugendo kugeza Yesu agarutse. Ari muri iri teraniro azamura ikiganza.